Twongeye kubasuhuza abavandimwe, tubahaye ikaze ku kiganiro tubyite ngo iki, kikaba kigiye kunyura kuri ya channel nk'ibisanzwe ya Ishimwe Official. Tukaba tubazaniye amakuru arimo ama breaking news, amakuru ari kugenda atrendinga hirya no hino. Tukaba tugiye nk'ubisanzwe nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Exode. nanjye Ishimwe Samuel, tubibutsa ko inkunga yanyu dukomeje kuyikenera, ikijyanye na subscribe, share and comment no gukanda ku kajagera, kuko iyo ukoze share bifasha abandi kubona amakuru, kandi nabo bakaba no kuba wakanda kuri subscribe kugira ubonere amakuru ku gihe, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Tukaba twinjiye mu kiganiro rero cyacu cyatubyite ngo iki, nk'uko mubimenyereye kiba kirimo amakuru agiye atandukanye ari kugenda acaracara hirya no hino. Amakuru tugenda tuvugaho dukeya kubera ko ikiganiro aba ari kigufiya, umwanya aba ari mutoya, kugira byibuze tubashe kugira aho dutinda tumara umwanya munini. Dutangira Edimo, hari ipfundo waba ugiye gupfundura nk'ibisanzwe, deni tukanzika dukomeza. Aya mapfundo ni menshi aba hari. Nuvuga ngo kambanze nsuhuze nyine inshuti zacu za Ishimwe Official, iyi channel nyine ya YouTube, ndetse n'abandi bazaza ndabasuhuje, baraza bagatwiyungaho. Nuvuga ngo inkuru zo ziba zihari ari nyinshi. Nk'ubu inkuru ihari yo muri Congo, hano Sadek uburyo iri kwanga gutaha. Sadek ariko ngo ufite imbaraga nyinshi cyane, ngo iri ku ngogoma igiye kuyigarurira. Sadek n'ubundi ahubwo M23 w'amakuru ariho aka kanya nuko M23 yagose Sadek. Noneho nuvuga ngo Sadek imbaraga zagabanutse kuko ishaka guca mu Rwanda. Suzi ko bashaka kuyisezera, yasabye kuva muri Goma, handi yari ifungiye muri kiriya kigo cya gisirikare cy'Igoma, kirigoma ino ni ikambuka iciye mu Rwanda. Yasabye ko igomba kwambukana n'intwaro zayo, ariko M23 yavuze ngo ntago ishaka ko bambukana intwaro zayo. Ariko na leta y'u Rwanda iyo iravuga ati gute abantu barambukana intwaro batarazinyujije mu gihugu cy'u Rwanda bajya muri Congo, bakazicisha muri Rwanda basohoka. Kandi rero n'amakuru yuko ngo bashaka uko batera u Rwanda, bumva bakwambukana intwaro kandi bashaka no gutera u Rwanda bigakura. Ahubwo ikibazo bafata u Rwanda nk'umwanzi, bakanigamba ko bashaka gutera u Rwanda, barangiza bakarusaba inzira. Aho nta kintu uri kumva mora. Nyine icyo kintu cyo kirimo gikomeye cyane. Icyakoze ikintu gishoboka bavuze gishobora kuzabaho, kuko n'undi basabye guca ku kibuga cya Goma cy'indege. M23 yavuga ati nimwe mwahateze ibisasu, harimo imitego, mwe mushaka ko muca ahantu hari imitego. Kiyo mitego mutayikuyemo, kubera iki mushaka kuhaca? Hagize icyaba mukiri hano, bavuga ngo ni twebwe twangije amasezerano y'ibyo mwashaka. Aho ngaho birumvikana. Niyo mpamvu nyine barimo kubanyuza mu Rwanda. Ariko ikindi cyashoboka M23 yabahaye ababwiye, nuko baca mu Rwanda hakabanza hagenda abasirikare, bakabanza bagenda mu bihugu byabo. Umva Sadek barimo Afurika y'Epfo, Burundi, cyane na Afurika y'Epfo no Burundi. Ariko ni ibihugu na Tanzania irimo, ibihugu bine bigera muri 5 biri muri Goma. Noneho bakavuga ati ubwo hanyuma intwaro nazo zizaza nyuma ziri zonyine. Ubwo uko bimeze bakagenda bo abasirikare bazagenda boko. Noneho intwaro nazo zikaza babanze bashireyo. Ubundi intwaro ubwo bazaziha umuntu aziherekeze,
ari zonyine nta musigaye wa Sadek urimo n'umwe aribwo nazo zicamo ubwo niyo ni faveri ya M23 zabibakoreye ariko ni faveri mbo reka tubyitege ture ko birakunda ariko urebye ariko nanone hari ukuntu uba udashaka guhana n'umuntu ukamwereka ko hari icyo umurusha kwigamba ko umuntu uzamukubitira mu gafuka uzamutera warangiza ukamusaba ubuhungiro ni nko kumusaba ubuhungiro icyo nacyo ni ikindi kintu kabisa rega ni bimwe bavuga ngo ni ugusaba uwo wimye ntabwo byoroshye gusa muri Kongo hano hirya muri Kivu y'Iburasirazuba bwa Kongo ibintu bikomeje kugenda bidogera intambara zaho zanze kurangira usibye ko ntabwo nzi icyo twakwitega wabonye ko uwahoze ari perezida wa Kongo nawe yatashye yakiwe ate nimba hari amakuru ufite yaba yaciye he yinjira ese yaturije he yakiwe nande bimeze bite uravuga Kabila Kabila Joseph Kabila ubundi amaze iminsi ibiri igera kuri 3 hano mu burasirazuba bwa Kongo nyine aho yabonanye bano bayobozi bakuru ba M23 harimo Colonel Nanga hakabamo ba Mr Quickly urumva bose barabonanye ariko ikintu kiriho cyo none se yaciye kuhe mupaka yinjira yaciye hano Gisenyi bivuga ko yaciye mu Rwanda ariko of course yaciye hano Gisenyi niho yanyuze ko n'ubundi yabasanze hano za Goma ababasanze Bukavu baganiriye Goma ariko ibiganiro bagiranye ngo byari ibanga ko nta munyamakuru wari uhari watumiwemo kuko yarashaka kuza byibanga ariko urumva ntago yahagera ngo nibanga iminsi ngahe byagorana hanyuma se umwuka uri mu baturage bamenye ko yaba yagarutse mu gihugu yari amaze imyaka irenga ingahe atakirimo abaturage bo bari kubyakira bate ubundi umwuka uri mu baturage cyane cyane ku ruhande rwa M23 harimo abari gushidikanya bavuga ngo M23 niyitonde kuko ngo nawe uriya Kabila avuka mu cyahoze ari kino icyahoze ni ikiri nawe ari hano hino y'aho intambara ziri kubera ubu hariya niza harimo bamwe ndi kugenda bamwitirira ngo ashobora kuba afite aho ahuriye no kuba isura y'u Rwanda ashobora kuba ari umunyarwanda mukunda ariko biri kuvugwa kenshi uko biri kuvugwa n'ibyo birimo ariko n'ubundi ari kuvuga ati n'ubundi akiri perezida nta kintu yafashije bene wabo kandi bene wabo ni bamwe muri bari abantu bagirwaho ingaruka n'iriya mitwe itera ubwoba iri muri Kongo ibaziza ubwoko nyine bwabo ngo ni abatutsi rero nawe akiriho ubundi yarabiheriye nyine yanga kujya abafasha urumva rero niyo mpamvu bafitiye amakenga biriya biganiro cyangwa guhura kwe na M23 bavuga ngo ataza kubashuka ngo kuko ashobora kuba yatumwe na leta ya Kongo kugira ngo aze bibwire ko bari kumwe kuko n'ibindi bimenyetso biriho kuri ishaka hagarariye abana bafite ishaka hagarariye nabo bo ubwabo nta nubwo bemeye ko yaje hano Iburasirazuba bwa Kongo guhana M23 bahakanye ibyo ngibyo kuko gari muri Kongo bo bahakanye bavuze bati umukuru wacu cyangwa se umuhuza shaka udukuye mu ishaka umukandida wacu tujya dutanga ntabwo yagiye guhura na M23 niyo makuru ariho ariko bo basi bari kwemeza ko ari muri Kongo bo kandi bari kubihakana bari kwemeza ko leta atari yagera muri Kongo ari muri Kongo nta nahahure na M23 kandi amakuru yo arahari ko yaje guhura n'abayobozi bakuru ba M23 rero ayo makuru niyo ari gucana cyane muri Kongo nyine byakaze suzi ko noza Tshisekedi yari yamuhagarikiye amahoteli ye
afite muri Kongo n'ibikorwa bibi muri Kongo, kuva Tshisekedi yamenya ko ashaka kuza hano muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, yahise ahagarika imikorere y'ibigo ayoboye ya bizinesi ze ziri muri Kongo. Ubwo rero Tshisekedi yabibonye gutya, aravuga ati ibi ntabwo bishoboka. Gute umuntu nka Kabila wabaye perezida w'igihugu cya Kongo yajya guhura n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwanjye, hanyuma nkakomeza nkashyiraho uburyo bwo gukomeza akinjiza amafaranga kandi aturutse mu gihugu nyoboye? Ubwo nibwo yahise amufungira ibikorwa bye birimo amahoteli nyine afite muri Kinshasa. dore ko n'ubusanzwe ari umugwizatunga. Oya, bano bagabo ni abagwizatunga cyane. Ni umugwizatunga ngo afite arenga miliyoni ijana z'idolari. Noneho ahubwo se ikindi kibazo wenda abantu numvishe bari kugenda bibaza, ariko ko hakunda abantu baba bajajinga kenshi, nta kuntu aramutse koko nimba koko yarahuye na M23, ntabwo byaba, kandi nk'umuntu wahoze ari perezida wa Kongo, igihugu cyarakizi cyose, ntabwo byaba ari umusada ukomeye mu kunganira M23 mu kuyiha imbaraga no kuyereka inguni z'igihugu, bikaba byayifasha kugera kure? Oya, n'ubundi aramutse yiyunze kuri M23, hari umusanzu ugaragara ndetse ukomeye yaba ahaye uriya mutwe wa M23, nk'uko bivuga ko n'uwitwa Moise Katumbi nawe ngashaka kuza akiyunga kuri M23. N'ubusanzwe mu buzima bwari busanzweho, ntabwo Moise Katumbi avuga rumwe na leta ya Kinshasa, kandi ari Moise Katumbi niwe ufite umudugudu hara Warikare Moise Katumbi afite intuza, afite ibintu byinshi, ibirombe, afite ibirombe, ni nawe ahagarariye ya kipe ya Tupisa Mazembe yo muri Kongo. Yego, urumva n'ubundi we ngo ni umugwizatunga uteye ubwoba, we ari hejuru cyane. Uriya ndakeka ashobora kuba arenze Kabila, arenze Kabila, ariko arusha umutungo Joseph Kabila. afite ifaranga ryinshi cyane, afite ifaranga ryinshi cyane. hari agace anavukamo kari hafi ya biriya birombe, ngo hari ahantu yubatse umudugudu uramwitirirwa kabisa, umudugudu ukomeye cyane. Ni umugwizatunga, biri kugenda bivugwa ko ashobora kuza nawe akihuza na M23, ariko nubwo bitari byaba official, yaba ari umusanzu ukomeye cyane kuri M23, kuba yaba ibonye icyambere y'ababiliyoneri babiri, abanyagihugu ba Kongo bazi Kongo kandi bafite ukuntu bavuga ari kijyana mu baturage cyane. Iyo yaba ari intambwe ikomeye ku buryo ki ishyaka M23 isanzwe ifite, iramutse urumva haramutse yongeyeho iyo support yindi, noneho ndatekereza ko byagera kure. Kandi ikindi ntekereza, urabona abaturage ba Kongo nabo ubwabo, igihe Joseph Kabila yayoboye igihugu, bashobora gukompara na leta iriho ubu ngubu ya Tshisekedi, bakaba bareba umuperezida ufite imbaraga ninde, kuko urabona hagiye no kuba amatora. Noneho ntuza Joseph Kabila yaba ari nk'umuntu ukeneye kongera kwiyamamariza kuyobora kiriya gihugu cya Kongo, bikaba byamworohera cyane, kuko abaturage ubu ngubu bamaze kubona icyo Tshisekedi abamariye, bamaze kubona inyungu yabagezaho n'igihombo ndetse yaba batera. By'umwihariko aho ngaho ngewe nuko mbibona, ntabwo mpamya neza ko gutanga umutungo kamere w'igihugu ku
Kongo izwiho biriya birombe kuba ifite parike zitabasha kubyazwa umusaruro, zakagombye kuba zinjiza agatubutse, bya bintu byose biri disorganized byinshi buri muri Kongo. Hari igihe Joseph Kabila ashobora kuhagera akaba yabikemura, kandi n'abaturage ndakeka barabireba, ibintu bikaba byasubira ku murongo. Noneho bato yaza kubaho, akaba ari bato yaba iri hagati ya Joseph Kabila ushyigikiwe na FRDC na M23 na Tshisekedi waba ushyigikiwe na FRDC. Ariko FRDC yo n'ubundi igisirikare cy'igihugu gikurikira ubuyobozi buriho ku gihugu, gikurikira ubuyobozi buriho icyo gihe. Tshisekedi we icyo yishingikirijeho ni inshuti ze z'amahanga. Izo nshuti z'amahanga se zo zimwungukaho iki? Icyo zimwungukaho si kwa kugabira imitungo kamere y'igihugu. Ibyo nibyo ndi kukubwira abaturage bashobora kuba batishimira. N'ubundi abaturage ntabwo ibyo bari kubyishimira, ariko nta n'umuturage wabyishimira. Kugaba ubutunzi bwawe bwagombye kuguteza imbere ukabwihera abanyamahanga, kugira ngo ubone umutekano wawe, wowe kuwicungira wabyanze muri gushaka abawugucungira. Aho ari ikibazo rwose. Nibyo ntuza yavuze. Uriya muperezida wo muri uyu muperezida ugiyeho vuba hajyo uhora afite imbunda ku giti cye yitwa nde ukiri muto? Yitwa Ibrahim Traoré. Hagati aho hajya narabikubwiye. Nibeshye bamenye ko Ibrahim Traoré bafashe bodyguard ye y'imbere, bayishyura miliyoni 5 z'idolari ku mutwe we. None ikintu cyabaye, bodyguard wiwe y'amafaranga yayafashe, ntabwo yayanze ngo vuga ati perezida yanjye nari mucishamo, ahubwo we yayafashe. Noneho ahubwo nyuma aza gufata ya mafaranga ayatereka ku meza ari kumwe na Traoré, arambwira ati aya mafaranga ureba hano bari bayampaye ku mutwe wawe kugira ngo nguhitane. Urumva uwo mu security we, umu bodyguard wiwe yanditse amateka ariko agaragaza n'ubutwari, kuko kubona miliyoni 5 z'idolari ukwemera ko ziguca mu myanya y'intoki, usibye ko nyine nawe yazicakiye, ariko urumva yabaye intwari imbere ya perezida Traoré. Rero ariko n'ubundi niko ubundi perezida Ibrahim Traoré ibintu ari gukora, nta n'impamvu abazungu batamugendaho cyangwa se abandi barwanya Afurika batamugendaho, kubera ko ari gusa ikintu namukundiye, ari kugwanira inyungu za Afurika rusange, ntabwo ari gufokasinga ku gihugu cye, ntabwo ari igihugu cye cyonyine, ari kurwanira inyungu z'umugabane wa Afurika wose. Hari n'undi mu perezida w'umugore w'igihugu cyaki Namibia nyine ni umugore, nawe yanze kugira kumwe leta ya Amerika yirukanye abanyafurika, nawe wahise asubizayo abanyafurika bagera muri 500 bari batuye mu gihugu cye. Yafashe abanyamerika, hawe waje gukera urugendo, hawe utuyeyo, hawe ugize ute, upfa ku nta cyangombwa cyemerera kuba muri icyo gihugu. Yahise basubiza vuba na bwangu, arababwira ati njyewe ntabwo leta ya Amerika yakora ibintu nk'ibi ikatwirukanira abanyagihugu banjye ngo nanjye ndeberere gusa. Niba basaba visa ni ngombwa ko nanjye baza mu gihugu cyanjye basabye visa, kandi visa niba umunyagihugu wanjye kujya muri Amerika bimusaba $200 kugira bamuhe visa ijya muri Amerika. Ni ngombwa ko nanjye umunyamerika uzashaka kuza iwanjye
azishyura hakubye kabiri, akishyura amadolari 400 kugira ngo aze mu gihugu cyane. Ngibyo bintu byo kudukandamiza ubundi yabikoze nyuma ya nyine bivuye kuri Traoré, nyuma yuko nawe bimubabaje avuga ko abazungu basigaye barakandamiza Afurika kuva kera na magingo. Rero uwo mudamu nawe yahise abigenza gutyo. ibi ntabwo namubureminga kuko ahazaza ha Afurika harimo haragenda hari ibimenyetso bike na bike bigenda bigaragaza ko hazaba heza, kuko Afurika iri kugenda igira abantu nyine bashoboye kwivugira badatinya. Umunsi hazaba havuyeho abaperezida babandi bagendera munsi y'ukwaha ego ubundi bahari nk'umurimbo, ubundi byaturutse ibintu bizakemuka, biri kugenda biraza kubera urabona abazungu bari kwita ngo Kagame ngo ni Putin wa Afurika, ubundi ngo ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyine ubagumura, uri kugumura abandi ba perezida. Urabona na Traoré yahageze azanye amaraso ya gisore ngo nawe tabihuhura. Urumva rero ngo batangiye kugumura abayobozi b'ibihugu bya Afurika kugira ngo nabo bakarabuke mu bwonko babone koko abazungu bari gukandamiza cyane Afurika. Ntabwo ari ukubagumura ahubwo ni ukubafungura amaso. Nyine babazungu bo bari kubyita ko bari ukubagumura, kubera ko rega bari kubabuza imigati ibera muri Afurika. Ubundi bo bafata nka Afurika nk'ahantu uko bashaka kwiyoborera uko ushaka, kandi niho hantu bavoma imiti, niho hantu bavoma imiti, barahavoma cyane. Umuntu wamaze kubimenya, Afurika hafi ya yose ifite kirima nziza, ni umugabane mwiza. Ubundi Afurika haba ikirere, haba ubutaka hejuru, haba no hasi y'ubutaka, hose harafumbiye, hose imeze neza cyane. noneho bo bakaza kuvoma bya bindi dufite, bakabijyana bakabiproducinga, bakongera bakabizana ibiri ngombwa bakabitugurisha, iby'ingenzi bakabisigarana. Ubundi niko biba bimeze, niko abazungu bakora. Ibyo rero nibyo tugomba kwikorera, tukamenya ngo turaproducinga ikintu mw'ubu buryo, tunakikontorore mw'ubu buryo, ahubwo noneho bajye baza twebwe tubagurisha. Ubundi nibyo nyine bano ba perezida ari Kagame ari na Traoré n'abandi batangiye kubyumva, niko babishaka ko bigenda. Gute Uburayi, Amerika cyangwa undi mugabane wose uza ugafata ku gakanu ugatwara ugasahura wahagaruka ukagugurisha ibintu byawe. Ntabwo ari byo, bivuze ko aho turi kwerekera ni heza kuko turi kugenda twisobanukirwa. Ariko hagati aho kuri breaking news tunasoza, hari updates nagiye mbona ku bantu basenga bizihiza Kiliziya Gatolika, tunabihanganisha kuba babuze Papa, umuyobozi w'isi Papa. Nabashije kumva ko yaba yitabye Imana ejo saa 8:35 za mu gitondo. Ubwo rero twakwihanganisha abizera ba Kiliziya Gatolika bari mu gahinda. Tukiraho kuri Kiliziya Gatolika, hari n'undi mwana ukiri muto w'umunyarwanda ntinamenya ngo ni uwo mu kahe gace. Uriya mwana ni uwo mu karere ka Burera. No hano yijya muri Burera. Uwo muri Burera hano ntabwo ari kure cyane. Nawe yatunguye abantu benshi ku ndirimbo yari ari kuririmba ya Kiliziya, ariko bigaragara ko yizihiwe, afite umwuka. Mbese byatangaje abantu benshi. Araririmba pye, afite amajwi 3, wasanga n'irya 4 ryageze, kuko ahantu mujyanye hose aririmba bimurimo, kandi akabibona, kandi wana uriya mupeti namukunze. Nabonye n'abantu batangiye kumushakisha ari benshi. Abantu batangiye kumushakisha uko biri, n'abari impano imirimo turayibona iri kugorowinga izamuka, kuko biriya bintu aba ari ibintu by'ingenzi cyane. Nicyo social media zaziye
kuba zigerera ahantu henshi icyarimwe, noneho uwo biri mu maraso mu buryo bwo kuba byagira icyo bimufasha mu bijyanye n'umugati bikaba byakoroha mu gihe adafite ubushobozi. Ariko hari n'akandi kantu kari gutrendinga muri iyi minsi k'abamotari. Abamotari ku bijyanye na Sofiya, ku bijyanye n'amadrone, Sofiya, amakamera bahisha, imisoro iri hejuru cyane, ngo usanga umumotari yishyuye amafaranga ku kwezi y'imisoro cyangwa se y'amande cyangwa se arenze kure cyane y'umushoferi w'imodoka, bakagereranya imodoka yo na moto bagasanga ntaho bihuriye. Cyane hari abamotari benshi bari mu gahinda kuko hari nk'uwo nabonye avuga ko amaze rimba afite kontrivasiyo y'ibihumbi 80, akaba amaze kwishyura ibihumbi, yafite kontrivasiyo y'ibihumbi 80, amaze kwishyura ibihumbi 30 gusa. Nyine bavuga ko hari icyo ngicyo bakorera, gusa nyine ndakeka leta yabyumvishije, irareba igikwiye gukorwa